mbere yuko dusoza ibi bintu byo gukomeza gushyiraho tolerance ku mujyi wa Kigali uri gusesagura amafaranga ahubwo uri kubangamira abaturage ninde uri kuwutorera tolerance zero yego ntibanyuzemo mu kubuza bakubora dufite intiti muri iki gihugu nta muntu kamara ariko inshuti yanjye ne bayikubore Big Sam na wajyane na team iyo umutwe urwaye n'igihimba kirarwara paka naravuze ngo nongere ntanga igitekerezo paka ari bayigire nk'urukiko gacaca rwahoze kuva kera igihabwa ububasha bwo kuvuga ngo twebwe dukurikije uburyo uyu mukozi ari incompeta yaje hano tumugira inama n'umugenzuzi w'imari yamugiriye inama none arongera asubiyemo cyaha turamufeye yarinze bahita ko bamwirukanira muri paka cyangwa paka bayikureho kuko nta kintu yabiri kudukorera n'ubundi niba ariyo kugaragaza ibibazo ariko bidashobora gushakirwa igisubizo iyo komisiyo bayikureho kuko iratutwaza muzunga ndagusezereye amamiliyari abari kugenda ni menshi cyane pake nimba ifite ubushobozi ndagusuje kandi ngo yani ikaze ukurikiranye ibiganiro byacu ku Marirwa TV ndetse na Karame nanone TV ibi ni ibikiba yanjye umeze ute ndaho ndakomeye Engineer Papi Moses no turakwakiriye ku Marirwa kandi nawe uratwakiriye kuri Karame nanone yego ngiye abaturage baba mpamagara bati Karame nanone n'abararikira kujya gukurikirana ikiganiro nise Karame nanone mu baturage nicyo ugiye gukora oya iki ntago ari cyo tugiye gukora oya nyine nicyo ugiye kuzaronca narakironshinze okay ntago turi butinde kuko ububona mu mutwe wanjye uri kubibona nasaze turasarishwa n'iki rero hari ibyumba birahari paka ibintu byagumye kwanga paka yabaye paka ngaho muri fonerwa bibindi ibiti mu baturage hazemo umubare wa 26 ndavuga ati habuzemo 6 bibi byabandi amasoko bikomeje kuba ikibazo umujyi wa Kigali ibintu naho nuko hano mu mujyi wa Kigali urwishe barya bavanga urwishe yankarura cyayirimo papi ariko ibi kwicaye hano kugira ngo tuganire muri make duhuze ibitekerezo mubaze ni ikihe kibazo ko iki kintu gihora kigarukamo kisubiramo ni iki gitera bino bintu nuko ababishinzwe batanyuzamo umweyo ukwiriye umweyo se bajye guca uwo mu ishyamba se kandi ibiti nabyo ari bitanu je mpora nshinja abashinzwe kureberera inyungu za leta yuko bajenjeka bitewe simbizi niba ari uko ababa ari bo baba baranarambagije abantu bari mu buyobozi niba ari uko ababa barashyizwe mu myanya y'ubuyobozi wenda baba bahagarariwe cyangwa barashyizwe cyangwa bararambagijwe n'abantu bakomeye bagatinywa ntago mbizi kubera iki ukavuga ko baba bari mu buyobozi batabimerita tuvuge gutyo barimo batabimerita kubera yuko ntago nibaza ukuntu ikibazo kimwe gihora kigaruka abakozi bagacyahwa n'urwego rw'umugenzuzi w'imari akagaruka agasanga amakosa bakoze ari hejuru ya yayandi bagasubiramo yayandi umugenzuzi w'imari yaberetse yaba ari agasuzuguro se kabiri ntago ari agasuzuguro kurya amafaranga ya leta babigize umukino kubera iki narabivuze abantu baranseka ariko niyo ngo uriye menshi muri iki gihe nta kibazo agira ariko bariye make nicyo kibazo ngira yuko ari bo usanga bakurikiranwa bagahanwa by'intangarugero ndaguha urugero umupolisi dufite abapolisi bafunze bazizira 5,000 ku muhanda bo muri traffic agabwa 5,000 dufite abirukanywe bazira ko yakira ibyo 5 10 2 ku muhanda just umuguriye amazi ariko ngo ni ruswa yego ariko nibyo nago yego reka tunabibare yuko bayakwatse wenda 2 wese ariko biba 5 amakuru ndafite ni 10 hari n'umuhanzi umwe wacu hano mu Rwanda umwe wegeza akora amabara atambuka ku muntu amubabariye agiye uwo muhanzi arangije we yaranambabaje yohereza amafaranga ayohereza uwo mupolisi yatse umupolisi kazi nimero amwohereza amafaranga amubwiye ngo unywa amazi ageze kuri radio amubaje ati ko wakererewe kandi ubwo bari bamufasha ari kuvugira kuri telefone
kwa kundi uganira n'umupolisi akabanza akakwigisha, yamara kukwigisha ahubwo ati ngaho genda, ukamubwira ati mpa nimero ntinda kugurira amazi. Bro urumva ntago birigeze bacirikanya, arangije ahita avugira kuri radio mwana ngo umupolisi ngo yaramuhagaritse ngo ibintu ngo by'abapolisi ngo ni danger, abashinjije umupolisi ruswa. Yavuye mu kiganiro, urwo rwa polisi buriya n'ujya unareba kuri Twitter ku kintu bise communication, polisi iri hejuru, niyo ya mbere muri iki gihugu. Uzandika kuri Twitter uvuga kuri polisi, numara amasaha 2 umuvugizi w'ubwe aba yagusubije, aba yakubwiye ati jya DM mpe nimero, ibyo ni ibicurimo tumito nkuza n'ugomba gukurikirana icyo kibazo. Icyo cyo nkibemerera communication. Urumva rero yasohotse mu kiganiro kuri radio nayo sinyivuga uko abantu bahita kuba yimenye, bahita kuba mumenye uwo muntu. Urwego rwa polisi rurahoti ukatwereka iyo message, uwo muntu wohereje amafaranga. Bro uwo mupolisi kazi wese bamujyana amageragere, avayo yirukanwa ku kazi. Urukumva? So ibyo ngibyo mbivuze kubera iki? Tubona abantu bahora bisubiramo, tukabona n'ibigo bivuga ngo amafaranga yari yaranyerejwe ngo tumaze kugaruza. Baba yagaruje bayakuye kuki mu bantu baba barayanyereje badakurikiranwa? Ndaguha urugero. Nuzarege nayo uyu mwaka yitabye paka, ivuga yuko amafaranga yari yaranyerejwe batangiye kugira ute kuyagaruza. Ariko guturuka kuri rege, guturuka urwego rwose rwitabiye pake, ikintu kigarukaho n'amasoko. Ariko nge narabajije, ubundi aya masoko ntabwo igihe kigeze kugira ngo pake inarebe ni bandi baba bayahawe? Abayahawe umva, abayahabwa bishoboka kuba hagirwamo harimo uruhare rw'abantu bayahabwa, baba bafite igitinyiro ku buryo bashobora kuza gukoresha amakosa abashinzwe imari muri ibi bigo bya leta. Wayisoko ngo burya ngo hari imvugo ivuga ngo ikomoka ngo muri Bibiliya, ntukavuge nabo mukire. Oya abakire, reka maze nkubwire, nta mukire wakira kurusha ku buryo arusha leta ijambo. Ibyo iyo mbikubwira ahubwo keretse umbwiye ngo hari abaza bitwaza icyo ndico. Uzi icyo ndico? Ngo kaza kuvuga ati ariko icyo ndico urakizi? Ati rekura amafaranga, ntago ngomba gukora ku yanjye, ngomba gukoresha yanjye. Ubundi agahoma munwa. Reka nk'urugero, reka rero kujya mu byatambutse, reka njye ku ino minsi 2 ishize. Park yamagaye ikigo cya Fonerwa, bose CEO ukiri umujene, niba ari umumama simbizi ariko aracyari umujene, ariko icyo nzi cyo ntago ari umukobwa. Akajya avuga rwose anaseka, kandi abantu bari kugaragaza umugenzuzi w'imari ya leta niho naboneye ngo ahubwo ngo ntawe mwagombye kuba mutubaza ngo ko ari igihombo ngo kubera yuko ngo tagati ngo mu Rwanda ngo kubijyanye ngo nibi biti ngo byo mu bijyana n'imyaka ngo yari iri kuri 75 ngo kwijana, ngo none twebwe turi kuri 80. Even wagera kuri 90 umugenzuzi imari yasanze hari ibitagenda neza. Ibyo bintu waza kuvuga ukavuga uri fiyeri. Ubundi bwo none bagashaka kuvuga ngo ubaze, bakavuga ngo umugenzuzi w'imari ngo yagize kutamenya ngo hari ibyo atasobanukiwe. Ariko umudepite nyakubahwa chairperson wiriya komisiyo ya park hamwe ati tugushatse kuvuga yuko iryo jambo kiri cya kabiri nibadufasha abantu bari gukoresha indimi z'amahanga cyane. No kubera iki nibakoresha ikinyarwanda. None niba ari CEO w'ikigo gikorana n'abaturage muri Green Gicumbi, akaba adashobora guhagarara imbere ya park ari kuvangavanga indimi, man ibi nibyo bisubiza ireme ry'ururimi. Ntabwo tubona inteko y'ururimi n'umuco ihora iri guhatana ngo tuzamure ireme ry'ururimi, bahere hariya ngo duteze nibahere hariya muri Fonerwa, nibahere mu bayobozi bose igihe turi kuvuga ikinyarwanda. Ariko reka mbabaza, hari urusha umukuru w'igihugu kuvuga icyongereza neza? Iyo ari kuvuga disikuru uzamwumve, iyo ari kuvuga disikuru arabanza agakoresha ikinyarwanda pire. Iyo ari gukora ikinyarwanda ntavanga mu icyongereza. Iyo agiye kuvuga icyongereza arababwira ati mwihangane mbanze mbwire n'abashyitsi bacu bari hano. Dore ukuntu wakora, ni ukuvuga ngo
iyo afitemo aho ngaho muri iyo nteko arimo iyo harimo abanyamahanga sibyo akoresha indimi ebyiri atazivanze arabanza akavuga rumwe yarurangiza akavuga urundi iyo yahuye na Meddy none paki iyo yahuye na Meddy asubiza ikibazo mu rurimi wawe kimubajije iyo umubajije mu cyongereza agusubiza mu cyongereza iyo umubajije mu kinyarwanda nicyo ndi gushaka kukubwira reka twere gutinda wenda harimo za so nyinshi reka na so ni ukuvuga interuro imwe ashobora gukoreshamo imigemo interuro imwe ifite imigemo wenda 8 agakoreshamo 3 y'ikinyarwanda 5 y'icyongereza ariko buretse ndabarenganya gute basanga barabaye no muri bihugu byo mahanga batazi kuba mu bihugu byo mahanga ntago bikuraho kugomba ubuse n'abantu nyarwanda reka nkubaze his excellence yakuriye mu Rwanda wapari kwa ikinyarwanda arakizi kamemo none se kuki watagore ku rurimi se reka niwe role model wa benshi niwe role model wacu yakabaye bamwigiraho nicyo ndi gushaka kubwira bakabaye bamwigiraho yego reka ibyo tubyihorere mu cyongereza navuga gipfuye amaso bakavuga bona nta n'ikintu bibabwiye bari fieri umugenzuzi bari we ahangayikishijwe n'uburyo umutungo wa leta uri gukoreshwa nabi ariko bo bakavuga bari fieri bavuga ngurumva ngo umva amatekinike araje asanze izo raporo ntizihari ageze kuri terasanze ibintu ntibyakozwe avuyeyo ngo raporo ngo zabonetse izo raporo ubundi zaziturutse ku mugenzuzi imari atabatungura ziba ziturutse bari bwo bazikoze abashinzwe niba byarabananiye umukuru w'igihugu najya amanuka yinyurize mwakeya kubure aba bantu bari kuduhombya kuko ibintu byose bari guhurira ku kintu kimwe amasoko yabaye amasoko amafaranga dufite system ugasanga bakoreye amasoko inyuma ya system abakoreye muri system ugasanga ntibakora evaluation y'isoko bagasohora amafaranga bagahereza rwiyemeza mirimo bataragiye kuverifia niba ibyo yagomba gukorera abaturage yarabikoze nkanga muri fonerwa mugenzuzi w'imari aragiye ageze kuri tele baba baturanije abanasura wibaze none niba baba babituranije fonerwa niba yabaturanije ubwo niba yarabonye umwe abeza muri bo ari abagombaga gutera ibiti 26 ku rugo hari umushinga ngo wa Green Gicumbi wari urimo ngo projet ngo y'ibiti by'imbuto ziribwa zigomba guterwa kungo none mu rwego ikintu nabifashe mu rwego rwo gutubura isoko kugira ngo nabo babone agatubutse kuko urumva rwiyemeza mirimo abagiye gupatana agatubutse nawe akabazanira agatubutse cyane kugira ngo rero bigende gutyo batubura bagaragaza yuko hakozwe byinshi nyamara bitarakozwe kubera iki bateye uravuga ko umugenzuzi w'imari yaramanutse muri 2 fonerwa yitoranirije bageze kuri tele asanga banditse ko uwo muturage wa mbere bamuhaye ibiti 25 arebye asanga hari ibiti 6 ayo masambu sinekereza ko umugenzuzi w'imari yagiye gufata umwanya wo kujya kureba yuko ayo masambu ibyangombwa n'ama UPI bibaruye kuri uwo muturage arabamanura ngo ajya kubereka wasanga araberetse no muri mutaruwe ati dore amatunda ati nagomba gutera ku rugo ati surface yiwanjye yabaye ntoya ati naramanuye nati hano kuri no murima ati munarubona ko no muri mutu yafi y'urugo nge nkibaza mbere yuko habaho gutanga isoko yego ibi umva amasoko no muri Minedike cyaraje amasoko nta kigo na kimwe kiri kujya imbere ya park hatari ikibazo ku masoko umugenzi w'imari ati mu gutanga amasoko yego ntimubanza kwiga isoko kwiga aho mugiye gukorera isoko yego kame unashize mu nyurabwenge nuvuga ngo niba hagiye kubaho gutanga isoko byanze bikunze hagomba kubaho iki hagomba kubaho kubanza gukora inyigo yaho isoko rigiye kugira ute gukorerwa yego ni gute ushobora kuvuga ngo umuturage afite urugo rwo guteraho ibiti 25 kandi ahafite agomba kujya 20 agomba kugira ibiti 5 undi ubwo n'uwa mbere basura undi bari bavuze ko agomba guhabwa ibiti 26 ko ari byo biteye ku rugo by'imbuto bageze basanga ibiti 6 yarengejeho kimwe naho ubwo abo baturage none se umva mubaze ibyo biti 20 utekereza ko biba bitabara amafaranga yego byayabara
none niba byabarira amafaranga urukumva nta siri irimo hagati ya Fonerwa ni ikigega cyakirimo amafaranga akajagari. Fonerwa Fonerwa ni inyuzwamo inkunga zose zize gutera inkunga gahunda y'ibikorwa bigamije kurengera ibidukikije. Uza amafaranga ari muri environment niho yose anyura hariya muri Fonerwa. So wajyanayo nanjye wajyanayo akajyanayo agaporoje. Ibyo ngibyo byihorere ntago mbizi. Ibyo ngibyo icyo tukivuyeho. Yego. Baramanutse basanze ngo hari icyo bita ngo bise ngo ni water filter. Bino biyungurura amazi. Bifata amazi bikanagira sinzi biba mu burasirazuba. Yego. Iyo water filter basanze yarasibye kandi batanga raporo ko ihari. Yarasibye? Ntayiriho. Ntayo. Ahubwo umugenzuzi w'imari avuyeyo ngo rwose ngo mu bujyanama, ariko kubera iki murindira ko umugenzuzi w'imari aza kubabwira ibintu mwakagombye kuba mukora mu nshingano zayo? Niyo mpamvu abacurabwenge b'igihugu nibabone yuko aba bantu bari kuvangira system nibabegezeyo bashaka abandi nta muntu kamara. Oya, hari akantu nari kumva. Bahoraga batanga raporo ko hari water filter ihari. No muri raporo bahaye umugenzuzi w'imari bagaragaza kirimo. Umugenzuzi w'imari hageze aravuga ati ndashaka gusura iyi water filter. Hageze asanga iyo water filter yarangiritse ntibaho. Urumva ko yari ihari. None se reka banze ngubaze. Reka tuburane ibintu bibiri. Beretse gake. Tuvuge ku bintu bibiri. Banze ntega amatwi. Wibaza ko umugenzuzi w'imari washyizemo ko biri mu guhombya leta abataragenzuye agasanga hari amafaranga bagaragaza ahora ayisohokaho kandi agasanga idahari? Nicyo nshaka kumva 100% neza. Kuko kano kanya nibyo nkubwira nyine. None se tega amatwi wumve ubeho. Nukuvuga ngo hari water filter. Umugenzuzi w'imari ntago yayishyira muri raporo ko ari ikibazo. Iyi water filter hatari amafaranga bajistifye bavuga ati aya mafaranga yagiye kuri no water filter. Ibyo birumvikana. Kandi ugasanga iyo water filter ntibaho cyangwa yarangiritse irahari ahubwo yarangiritse. Impamvu itabaho ibiri gusorerwa amafaranga. Kandi reka mbanze ngubaze niba leta iba yitanzeho amamiliyoni 100 ikatanga iri kugira ngo umuturage abenefitinge iryo fatwa ry'ayo mazi. Yego yarangiza bakayitanga akajagari k'amafaranga ariko bakabikora nabi. Ubwo nuvuga ngo even yaba nta n'amafaranga yakomezaga kwisohokaho ariko baba barasanze akajagari k'amafaranga yasohotse kuri iyo water filter n'uburyo yatunganyije kugira ngo ite ko yangika byateje igihombo leta kubera ko amafaranga basohoye ntangana n'imirimo yakozwe. We ntago muri kubyumva? Byo ndabyumva cyane biri clear noneho aho ngaho. Ibyo urabyumvishije? Yego. Iyo ni Fonerwa. Noneho tugiye kugenda tugere mu mujyi wa Kigali rero. Fonerwa birarangiye? Fonerwa irashinjwa ibiti, gusimbuza ibiti n'iyi water filter. Ibyo ngibyo. No gutanga amasoko nabi. Yabaza amamiliyari. N'amamiliyari. Hanyuma rero noneho dore ikibazo mafite. Ariko ndaza kukivuga. Ndaza kukizana ku kintu nibaza aba bantu ni kamara mu kuba aribo bagomba nibo bafite ubwenge buyobora ibi bigo ku buryo umuntu ashobora guhombya ikigo. Ujya nta bintu byo kwinginga kuri iki kinyejana n'umuvuduko turiho nyakubahwa perezida wa repubulika akomeza kutwereka. Nta mpamvu yo gukomeza kwinginga. Abacurabwenge b'igihugu nibakora akazi bagomba gukora. Umuntu uri guhombya leta begezeyo. Tugeze mu mujyi wa Kigali Samu natanga imihoho. Big Samu natanga imihoho. Bahugiye mu kugenda gusenyera abaturage, mu kwambura uburenganzira abaturage ku byangombwa byabo, mu kugenda kwiha ububasha. Barangije bakajya birirwa batanga amasoko atabaho muri Kigali. Muri Kigali wowe uratanga isoko ugakorera inyuma system. Ibitabo by'amasoko urabyuzuza nabi by'amafaranga. Ariko bakuye reburiya mudafu wavuye mwejo bundi. Ntiyahombeje leta, ntiyazaga ariko wazwa amamiliyari n'ubu wicaye mari kwazwa miliyari. Ariko ibaze gusinya contrat yo gukora imihanda. Mwaramaze kwisinya ukajya kora ukabura muri system inyuma y'amafaranga asimwe muri system hiyongereho miliyari enye. Ariko abagabo niba bari ariko babashyize mu kido
reka biyorere. ariko ikibazo nge n'uyu munsi nkishinja abayobozi bakuru bashinzwe kureberera aba bantu kuba bakiri hariya bari okay, niba iyi paka igaragaza abantu uburyo bakoresha umutungo wa leta nabi bagahora bavuga ngo ni mutubabare tugiye kubikosora, umujyi wa Kigali ni ukuhora mutubabarire tugiye kubikosora. N'uyu munsi bagarutse muri amakosa twarayakoze turayemera, ariko tugiye kubikosora n'ibizongera. Chairperson wiriya park aracyari wa wundi, arababaza ati ibi bintu ko twari twicaye ngaho bwashize mukabivuga gutyo mukanavuga ati mugiye kubikosora, muragarutse muravuze mugiye kubikosora, bizakosoka ryari? Ni ryari yafashe uwe mwanzuro? Paka sari umwanzuro ifata sha cyangwa nubwo bipfira muri paka ngo paka nibayihe oya ni itegeko riyambura ububasha paka. Ariko ribu iba yicayemo inyuma, ariko ribu ikora buriya nicyo kibazo banje mfite ikibazo. Hashobora kuba hari ukuntu hariya umuntu burimo hariya uba wararigishije amafaranga. Icyambere kampani yahawe akazi, kabiri kampani yahawe akazi. Icyambere kampani yahawe akazi ni iyande, hari igihe iba ari umuntu ukwiriye kugenda hejuru y'amategeko nta wamenya. Icyo ni kimwe. Kabiri, uriya muntu wiha ububasha bwo gukorera inyuma ya systeme y'amasoko agasohora amafaranga akavagari, bakubaka imihanda itagira rigore, amazi akari gusenyera abaturage. Ibyo byose uri kumva kujya banzu nyumve umuntu aba yaratizwe rande kuri ntebe ku buryo ahora avugwaho badashobora kuvuga ati uyu muntu ari guhombya leta. Tugende kuri Big Sam natanga imihoho yakayitanze biri serike. None serike mbanze nkubaze, umujyi wa Kigali niba kugeza uyu munsi badashobora kuzuza ibitabo bya contability, nose ubwo ushinzwe haryo ubwo nindera n'uyu munsi baracyari muri ntibikwiye kwihanganirwa. Ubundi umuntu uri mwaho ngaho yagombye kuba bahanagura. Aravuga ntibikwiye kwihanganirwa. Nyine umugenzuzi, urumva umugenzuzi w'umurimo aba hari. Ako ubundi mbwira ukuntu ikibazo giteye neza 100% tukinjiremo. No kuvuga ngo ikinjiremo neza. Hari umujyi wa Kigali, hari amasoko yo gukora imihanda, yego sibyo? Icyo ni kimwe. Hari amafaranga ikintu kimbabaza uvuze umuhanda kireka mpuye na nyakubahwa tukicarana akaba yicaye hariya nanjye nicaye nka tukarebana. Uzi ikibazo nyakubahwa apepeke samaroroshye, nyakubahwa president hese wabanje ukajya kureba Samu ko ari inshuti yawe ukamubaza Samu se yakubwira iki? Nyine nicyo kibazo rero. Ibyo bintu waba ugiye kubaza umukuru w'igihugu ntitwaye tumukorera imitwaro. Nge nicyo kintu njya mbwira abantu. Ntabwo nabangiye kumubaza, nabangiye kumuha igisubizo. Numva nkubwire rero. No kuvuga ngo akakanya dufite ikibazo gikomeye. Reka mubwire ikintu aba bayobozi bagirirwa icyizere barangiza. Reka tuve ko iyo bari guhomba ubu ngubu nayo bahombye. Ibyo ngiye ntabwo mbyitayeho. Reka mubwire ikintu kimbabaza. Ejo bundi basohoye pura y'imihanda igiye kubakwa muri Kigali herutse gusohoka, sibyo? Bagaragazaho umuhanda ura Sonatibe kugeza Remera Kabuga. Ukubona uyu muhanda wa Sonatibe ukagera hari i Remera, ukomeje ukagaruka inyuma ga Sonatibe harya bahita gute, Nyabarongo, hara kuri Nyabarongo za Gahanga, Sonatibe Gahanga. Uri kubona uyu wa Rwandex nyine urabona. Hari imyaka 4 umaze 5 wuzuye. So muri covid se ura muhanda uri kuri liste yuko ugiye gutangira kuvugururwa. Wari ikintu utamenya abagabo bajya kuvugurura abagabo barapanze. Buretse wumve niba ajya kuvugurura uri urasenyuka. Nyine amamiliyari agiye banza wumve, uzabanza umenye impamvu RTDA nicyo cy'igihugu gishinzwe gukoresha biriya bintu by'imihanda, sibyo? Ingengo y'imari yacyo iri hasi y'icyo bita RMF, icyo bita Road Maintenance Fund. RMF
RMF. yego RMF tekereza, RTDA ni ikigo cy'igihugu gishinzwe kubakisha imihanda. Niba kubaka babiha ingengo y'imari ntoya kurusha gusanura, tekereza ko abantu baba batarapanze. Ikigega cyo gusanura imihanda, cyo gukora maintenance y'imihanda, gifite ingengo y'imari nini kurusha ingengo y'imari y'ikigega y'ikigo gishinzwe kubakisha imihanda. Bose ntibitabye, ntabwo uzi ko bitabye nabo muri park. bavuga iki? Bari kuvuga ngo bateye imigano mu gihe cy'imvura ngo iruma, ngo izuba rirayica, ngo bagiye kuyitera ubu ngubu kandi tugiye kujya mu gihe cy'izuba. Ahubwo nabwo yongera ibi n'abisoko nabo nta kindi bababazaga ikijyanye n'amasoko. Nakubwiye dufite ikibazo cy'amasoko, kurya amafaranga ya leta babigize imikino, ariko reka babigira imikino. Urwego mbona nta rwego ruhari rwo kubarebera ngo runyuzeho akanyafu. ako se ninde wabanyuza akazanyafa kabashobora? Local government imaze iki? Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu imaze iki? kandi ari bo genda bwira minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu. ubwo ni gute abona abayobozi bo mu nzego z'ibanze. Reka nk'urugero, bigisha mu mujyi wa Kigali nuri gushinjwa gukoresha ingengo y'imari nabi, gukoresha amafaranga nabi, ntibirirwa bari kubangamira abaturage. Hano Kicukiro ni hari inzira ihuzuye, inzu ni yuzuye, umuntu ni yaje akagura ibibanza akagurira abantu, yarangiza bamwe akabasiga ngo azabategeka ngo umujyi wa Kigali ngo ukanzura yuko ngo iyo nzu ngo ari igikorwa rusange. Ni gute inzu y'ubucuruzi, inzu ya business y'umuntu ku giti cye bayigira igikorwa rusange? Igikorwa rusange ubundi bazi icyo itegeko nshinga rivuga ku gikorwa rusange. Igikorwa rusange ni iki? Urumva baba batabizi. Ni gute se baba babizi bagakora ikosa ryo gufata ubu wafata iyi hoteli twicayeho kayigira igikorwa rusange? Sobanura ni igikorwa rusange gute? Ni abaturage. Amafaranga yinjiyemo arajya mu mufuka wande? Amafaranga yinjiramo hano vayo tuguhereze wowe ukama ku buntu. Ntari bivayo tuguhereze n'amafaranga. Hoteli yacu urashaka kuyigereranya na nose. Ucyo ndi gushaka kubwira ni iki? Hano ni private sector. It's business y'umuntu ku giti cye. Yego. None iyo bavuze igikorwa rusange ni iki? Uyu muhanda ni igikorwa rusange kubera ko twese turawunyuraho. Stade ni igikorwa rusange kubera ko umwana wanjye ninjye nintajya gukina, umwana wanjye arajya gukinirayo kandi hahurira n'abantu benshi. Ivuriro ni igikorwa rusange kubera yuko urajya kwivurizayo, ndajya kwivurizayo, umwana wo kwa so wanyu, kwa sogokuru wawe ni iki. Ishuri ni igikorwa rusange. Yego, sibyo? ndabyumva. None ni gute ufata inzu yanjye ngewe waje nk'expropriate, kereka numbwira ngo ni n'umujyi wa Kigali ugiye ko expropriate abantu kugira ngo bubaka aho hantu? Wasanga ari byo ariko no, yaraguze arangije asiga abantu. Ariko tekereza mwana, ngewe mfite inzu yanjye ku muhanda, uri kuntegeka ku ngufu kuyigurisha umuntu. Banki yaraje inkorera expertise ivuga yuko umutungo wanjye waza agaciro ka $340 hejuru ya $340. None wowe umujyi wa Kigali, ubwo ndabwira n'umuyobozi ushinzwe bikorwa w'akarere ka Kicukiro, ibyo bintu bireke, fasha abaturage. Woherejwe ngo kugira ngo uhagarare mu nyungu z'abaturage, ntabwo wohereje guhagarara ku nyungu z'umuntu umwe. Ubu yarubatse amaramwe ikibanza cye, ari kukimaramo agahindukira akaza kubwira abantu ngo nimusenye amazu. Tekereza inzu umuntu ufite ibikorwa. Banki tuzi neza banki uburyo ikora expertise, irabyitondera. Kuko yivuze ngo ufite umutungo wa $340, baba bashobora guhereza $300 za credit, sibyo? Irakareka. Ubwo bari bugwaho bw'ijana cyangwa iryitanu. Oya, $300 baziguha. Ntago zageraho. $300 baziguha yewe. Yego, narebi. $340, $300 baziguha. $325 baziguha. 25. Noneho niba banki yaraje kavuga, kandi banki yo buriya yagerageje kumanura, buriya bashyizemo self defense, yamanuye ku buryo ivuga ati twebwe turabizi uyu mutungo ufite agaciro ka $450, ariko twahaye agaciro ka $340 kubera yuko nitugurisha uzaza tuzahahera ku giciro cya $400. Tukomeza tuzamuka kugira ngo dukuremo yacu inyungu zacu n'aba yatwambuye. Yego, uri kubyumva? None wowe wubatse inzu haruguru yanjye, ukaba uri gushaka kunyimura ku ngufu,
ukaza ukambwira ngo ngomba kugwa miliyoni 70 nutazifata ngo ibi ntago bikiri mu maboko yanjye ngo biri mu maboko y'akarere ngo ntago ngo ibyo muri kwigira byose ngo ntago ngo umujyi wa Kigali ngo akarere ka Kicukiro ngo inama njyanama ngo ntago ari abasazi ngo bo bafashe ngo igikorwa cyanjye bakagishyira mu gikorwa rusange. Umuturage arahari tumusure vuba aha. Barahari Tujye kubasura. Nushaka ejo mu gitondo tujyeyo. Tujyeyo. Ibyo ngibyo biraho biraryamye. N'uyu munsi abaturage bari kureba yo kwarika umujyi wa Kigali kwakiraho pressure ngo ribasenye ngo kubw'inyungu z'uwo mukire gute. Ibi ndabivuga buretse kumbwira bujya abaturage ndabivuga wowe Samu noneho Emma Claudine umwe bagiye gusenya nuza bagiye gusenya Gakiriro ati nuko tibundi mwubatse mu bishanga ati mugomba kuvamo. Urukumva Copacom yari gifite amazu mu gishanga hari umujyi wa Kigali ntugire ngo umujyi wa Kigali wamanutse ari mu Gakinjiro ugiye mu mutaka wa Copacom kuyivuga nayisigaye nananira nkavugishwa Copacom bura niyo yagiye kugambanira Darwa nta hantu murira nawe ariko ngiye mvuga ibintu uko amakuru mba nasasanuye nkana yabona kuko ntago ushobora kumbwira kubanje kwisegura umva mbikubwire hari igihe abantu babona bavuga umuntu avuga gutya bakagira ngo hari umuntu ngiye nta muntu ujya ugura ururimi rwanjye kurugura biragoye. Ikintu ushaka kukubwira ni iki umwaka wabanjirije mbere yuko Gakiriro ishya ejo bundi bakaza kuyitwika bakaza kuyisenya hariya kiriya gice cya Ntuzi kiriya gice cya Darwa kiriya gice Darwa yaguriye abaturage bafite ibyangombwa meshereza mi niba mumubwira ngo kuyu munsi kuri iyi nyubako ya Kicukiro ko ntabonye Emma Claudine kutavuze asanga yaravuze nose yavuze iki ko mubwire baramuhamagaye yanga kwitaba bamwandikira muhamagare nawe urebe ko kwitaba uri kumubaza kuri icyo kibazo muhamagare urebe ko kwitaba cyangwa muhamagare nakwitaba ugize amahirwe umubwira ati ndashaka kubaza ku kibazo cy'inzu yubatswe n'umuntu ku giti cye mukaba muri kwimura abantu mubambura uburenganzira ku byangombwa byabo ngo ni igikorwa remezo ngo namini ngo ni inyungu rusange ari inzu y'ubucuruzi. Umuntu we aragura ikibazo akacyubaka akakimaramo ngo azimura abantu. Ariko rero niba maze mwimbibiza wundi untegeka kugurisha gute kumutungo utimukanwa umutungo w'umuntu ninavogerwa. Uvuga gutyo wibagije yuko ejo bundi basoye ni itangazo bavuga yuko ngo ibibanza byose none se abaturage nabo ugiye kwashyira mu bibanza bitubatse bafite imiryango y'ubucuruzi ntago yubatse mu buryo bugezweho. Bugezweho gute? Abo baturanye barabasenyeye. Reka mujye mureba n'igishushanyo mbonera cy'umujyi. Icyo gishushanyo cy'umujyi kikubwira yuko ngiye mu myaka 2 cyangwa 3 niba mfite ikibanza ntashobora kwishakira umushoromari nkamubwira ati ubaka tuzagabane. Ibyo se ibyo warabikoze se ibyo ngibyo ni byo nje ubwo mpagaze mu kimbo cy'ura muturage kucyumpatira gutanga ubutaka ku ngufu. Impamvu ni iyihe? Nuko wubatse mu buryo cejeka mitongo cha mwijambo twese igishushanyo cy'umujyi kiri gusohoka ubu siko bimeze cyasohotse umuturage yarubatse baretse gakeya umuturage yifitiye amazu y'ubucuruzi yego banki razi kamubwira ati twe ubu gutya twagwa miliyoni 250 gutya wakitamura tukaziguha yego kuko ufite ingwate yazo undi afite ibikorwa bimwinjiriza miliyoni 1.5 buri kwezi warangiza ukazwa mwangu nzakwimura kuri miliyoni 19 amafaranga yinjiza mu mwaka umwe ariko ibintu uba murimo nibiki mwaka umwe wose n'umwaka umwe amezi 12 yeah miliyoni 1.9 miliyoni 10.9 bazinjije ako bakazigura 19 nako ahubwo izo zimumbara zishakaho iki zigataha none se manze ngubaze ariko ubundi untegeka kugurisha umutungo utimukanwa ko ari ntavogerwa itegeko shinga ko rihari nibatubwira umujyi wa Kigali aba bagabo bahugira mu kujya kubangamira inyungu za rubanda aho kugira ngo bahagararire rubanda batumweho bakajya kwica ubwo bakarangara bakabona n'ibyo barya amafaranga ya leta bari kujya kurya yo bakire twarabamenye mwana watera imbere utese bajya kurya amafaranga yo bakire kuko ntabwo ushobora kumbwira ngo umukire aragara kuri arafata mikrofone akajya baramuhamagara akajya kuri telefone ngo ngiye ngo nta kibazo ufite ngo nta n'ikibazo kiraho
ngo ntabwo ngo njyanama ya Kicukiro ngo ari abasazi ngo n'ubuyobozi ngo bwa Kicukiro n'ubw'umujyi wa Kigali ngo ku buryo ngo buvuga ko ngo ari igikorwa rusange. Igikorwa rusange wowe urubaka inzu yawe ya business waje ukagurira abantu ibibanza kwasanga muri contrat arimo ko ari igikorwa rusange. Gute si igikorwa rusange? Contrat ni iki? Niyo ryaba isoko banzu nyumve neza. Supermarket ni isoko urabyemera cyane, none se ni rya leta wagenda ugafatamo ikibanza gusanga kabiri. Iyo tuvuze amasoko ya leta fata nk'urugero, iyo ugiye ese tujye nka hano muri Kigali hari isoko ubu n'abarwemeza mirimo bemerewe kongera kubaka nturuzi hano twicaye yarafite uburenganzira bwo kuvuga ngo hasi floor ya mbere nge mpagize isoko akagurishamo ibibanza, leta yikajya imusoresha ku mafaranga ari gukura muri baturage bari kumugurira ibibanza. Right? Ariko icyo si igikorwa rusange, ntago bigigira igikorwa rusange. Ni business yakreye, yamenye gutekereza bigiye kure. Aravuga ati iyi nzu ntago nzabona ubundi kwihaza yose izi nivo 7. Reka hasi hajyama amafaranga mu gihe hejuru nshobora kubona hari kuyabona. Urumva imibare abayabaze. Iyo niyo mibare abayabaze. Ibyo rero byo kujya kuvuga ngo bwe ngo ni igikorwa kubera iki nge n'ubu naka kandi cyo ningarukaho kubera iki umujyi wa Kigali ukomeza kugarukamo gukoresha amafaranga nabi. Nonse ubwo urumva nyine wabura kuyakorera ajya he amafaranga asajya ajya mu bikorwa bimwe na bimwe. Nonse umujyi wa Kigali ibiyese none se uretse maze ngubaze umugenzuzi imari wa leta ushatse kumugira umusazi ase ntabyo bagaragaje nabwo waba yagaragaje ikoreshwa ry'umutungo nabi. None ikigeretse kuri ibyo umuntu akaza ngo mutubabarire izo mbabazi. Umukuru w'igihugu yazabwira umuyobozi nshingwa bikorwa yari umudamu wa Kicukiro nkumva ati hari hasi nahanyuze nkakubwira ngo kira kibazo gikemure ati yego, ntisonye nkagagaruka nkaguhamagara ahubwo ngo gikemure yego, ati waragikemuye ngo mumbabarire izo mbabazi ngewe ndungukirahe. Haramubaza ngo izo mbabazi uri kunsaba ndungukirahe. Ndabizi ndabyibuka. Twebwe izi mbabazi umujyi wa Kigali rusaba miliyari zagiye mu mifuka yabo. Erega nta kintu uramponda sinoga ngo ruswa ngo nuko wayifatanywe. Ntago ushobora gufata amafaranga ya leta ngo yakoreshe nabi gutya isoko ujye urisohora amafaranga ari over. Nta kintu kirimo. Dore impungenge abaturage bafite. Nta kintu kirimo ntago bishoboka. Dore impungenge abaturage. Uramponda sinoga. Dore impungenge abaturage bafite. Nikubwire none urahita ubicuba mari. Uzari yihe? Baribaza ngo ni gute imisoro ituzamukana nubundi ni byakadutabaye. Bure rero kankubwire bikoreshwa nabi. Ikibazo ntago dufite ari ikimisoro. Imisoro ya Rwanda Revenue ubwo mvuze imisoro mvuze imisoro Rwanda. Ikibazo dufite na amahoro. Amahoro yabaye menshi. Nyine ikibazo nibyo kandi nta n'icyo reka nk'urugero. Amafaranga ubu ntanga y'umutekano ngiye ntago kugeza no musi sinzi ikintu nyatangira. No nta mutekano ufite. Ntago urahura n'abantu bakomena ijisho mu byo abantu mutekano cyari neza. Bantu ntega amatwi neza. Yumbuza umutekano n'iki. Niba aho nkorera bashobora kunyiba nkaba nanga amafaranga y'umutekano ya company icunga umutekano ikaba idashobora gukuvura kibazo cyawe utanga y'umutekano ntago utanga assurance. Assurance niba ngiye nkwishyura ndamutse nkwishyura ngura nkwishyura amafaranga kugira ngo ucunge umutekano w'ibintu byanjye. Icyo gihe iyo banyibye buretse bakaza bakanyiba mbebazande wowe uncungiraho nka none se kwera icyo ushaka kumbwira ngo simbibabaze. Icyo ni kimwe reka nkwereke ariko reka nkubwire ese wayize ngo uracuruza sibyo bakwaka amafaranga y'ipatante yego bakwaka amafaranga y'ibishingwe yego bakakwaka amafaranga y'umutekano bari kuyakwaka ku iseta ukoreraho nugera no mu rugo yose nabo barongera bagira ute bayakwake. Ariko n'ahantu babiri hatandukanye. Ndakubaza rero ndakubaza ikintu kimwe unsubize. Nk'ubu iwanjye njye w'umusiribateri ubona ari iki ari biye bishingo baza kwafata
ariko ntekereza ko batakwishyuza angana n'ay'uyu yishyura arangana uyu hoya hoteli baretse gakeya hari ibindi kubwira fata urugero fata ko yari inzu yo kubamo yego amafaranga bishyuza uyu niyo babishyuza n'uyu hase nyine hari ikibazo harimo ikibazo ubwayo ni menshi sibyo kumbwira ngo ibishingo gutwara ibishingo ibihumbi 5 ibyo ni ibintu ariko wabuze ahantu bijya impamvu nayo mbikubwiye ntibafite abakozi bishyura bigeze usa tuvuge kampani zagiye zibambura ese umbwire ngo ariko mwana rega ibi nibyo mbabwira nk'ubu reka nk'urugero hari ibintu bimeze ejo nakoze ikiganiro cy'ukuntu hari inzego zikina urusimbi ku baturage nibyo ngiye mbabwira uhaye umuntu ibyangombwa byo kuza gukora yego ntukurikirana uburyo ari gukora yego agakomeza azamura amafaranga uko abishaka ndaguha urugero utumye nkigaruka ejo narakivuze reba izi moto za Sipiro ndazibona uyu muntu ntiyawe ibyangombwa akemererwa kuzihereza abantu ngo mu buryo bwa make ntamaranye amafaranga y'abaturage umwaka wose urenga yego umuturage ari kungukira he ntiyarabemere ko moto azayibahera 700,000 moto nibyarangiye abagiye baka amafaranga ntibigeze kuri 1,500,000 abayatanze bose barazibonye ntibari aho ngaho niba ari kurira harimo abari baraguze 20 abari baraguze 40 bari kuvuga ati tugiye guha abana b'u Rwanda akazi bajye batwara izi moto batuverise barazibonye ubu ntihari hano mu gihugu ntiyabaye ibyangombwa n'abantu bagiriwe icyizere nyakubahwa perezida wa repubulika yigeze nka Dovaso ubona nta tumoto uzi twageze tuza polisi igatanga urupapuro niba ari umuhinda wari watuzanye turadusukuma sukuti turadusukuti ndatubona abantu bicaraho biheze gutya ndatubona buriya niyo ugiye no mu igazeti ya leta iyo bari kugena ikinyabiziga gisaba gutwara moto gisaba gutwarwa na perimi kariya gasukuti ntago imbaraga gakururiraho ziri inyuma y'imbaraga zagenwe z'umuntu z'ikinyabiziga zigomba gutwarwa ari uko ufite perimi ariko uwo muntu yaraje polisi imuhereza ibyangombwa iramubwira ati nta kibazo na kontra zirahari abaturage baba baratuguze muri transport ni nk'igare ntawe uzatubaza perime bikeye kabiri polisi itangira kudupakira ngo mugomba kuba mufite amaperime baba twambitse plaque no tugenda nk'igare dukururira ku mbaraga nta magaru ziyaguserera kujugunya muri rigore kiwarere shana ibyo kavuga ariko ibintu tumva karaksererwa akagira umuriro sinagatwaye ariko ibintu uri kuvuga banzu nkega amatwi ahubwo polisi yari yabaze nabi usoma igazeti ndayisoma ko ubundi kwiga uzasome igazeti ya leta atari by'amategeko y'imihanda yego naringize ndi by'amategeko y'umuhanda uri kumva yego usomemo mu binyabiziga itegeko rishyiraho ibinyabiziga n'ibyangombwa bibitwara bikururira kuri kangahe bazakwereka imbaraga za moteri zisabwa n'umuntu kugira ngo zisabwa umuntu ugiye gutwara icyo kinyabiziga wese kugira ngo abe afite uruhushya imbaraga ziri ya moteri ya kariya gasukuti ziri inferieur ziri hasi imbaraga zigenwa n'imbaraga zo gutwara ufite kategori umva rero nkubwira iryo uteye iriya ni katarasi oya iriya none se uzungira inama ku mategeko so uzungira inama kare buretse gakeye polisi nago ariyo yatanze icyangombwa yari yibeshye oya yibeshya gute ahubwo yibeshya gute afande nuko nakuzi nakakuguriye yarakoze ahubwo ibyo ngibyo rero nibyo nkubwira no gukina urusimbi ku baturage umva nkubwira impamvu reka nkubwira impamvu izo polisi yafashe ibyo wa Kigali byo ndabyemera ariko ibya polisi buretse kunca mu ijambo yego izo polisi yafashe yarazigurishije aziteje ntiyababuriye buretse gake yaziteje cyamunara yaraziriye yaziteje cyamunara banzu nyumve ba nyirazo babuza yo kujya kuzikurayo uyu urabanza unsubiza ntabwo uri bungene ngo hari moto zifatwa ntabwo bizi ko hari moto ziterwa amacyamunara se bira bintu urabyemera ziba zafashwe mu buye buryo ubundi uko yafatwa yose urabishyigikiye cyane rwose ugute kurana ko nukubangamira umuturage reba ufashe moto irimo idene rya miliyoni umuturage amaze imyaka 3 ataraza kuyifata igisubizo no kuyigurisha ntuso umuturage ahubwo kuyimwaka ukayijyana hari n'iryo kosa ukoze tuyimusubiza none akomeza akora ibyaha no reka manze nkubwire ikintu kimwe muri iki gihugu ikoranabuhanga n'urwego tugezeho rwo gukoresha ikoranabuhanga ntago tukiri igihugu
cyo kuba dushobora kugira ute dushobora kuba twananirwa gukora system. Reka nkwereke ukuntu abaturage bagiye bagirwa ibi byabarezi. Mpereye kuri ibi bya moto kugira ngo nze kubyinjiramo neza, nkwereke ko bakagombye kuba barashyize imbaraga zo gukora system yo kubwira umuturage ngo umatara kumubwira ngo wituma ugeraho tuzakubwira ngo ikinyabiziga tugiye kukikubikira. Yego. Urukumva? Ariko ubukangurambaga uretse batse wumva. Ubwo bukangurambaga ngiye ntago ari bwo mudeba. Turi mu gihugu kiri kwibaka kiri no kuvuduka mu iterambere. Polisi y'u Rwanda kagombye kuba yarashyize amafaranga mu kubaka software cyangwa application. Ikora iki? Yo gufata nimero de telefone, nimero de compte igahuza na plaque ya moto umuntu atwara ku buryo ngewe niba nakoze ikosa nanone ntibaze niba unyandikiye 10,000 utaza gukora ikosa ubona ari byo nakoreye byose ngo bitware ugahita kuca cashless. Reka nk'urugero gute ntago mbyumvishe, reka mbigusobanure neza kugira ngo byumve ndabizi wumva bigoranye. Oya uretse woroshye. urabona amafaranga amakontrivasiyo polisi yandikiye abamotari ngo ayo yandikira abamotari simvuga ayo yandikira wenda baba babonye mu makosa nta kibazo. Ayo babandikiye babaziza yuko ngo badafite mubazi, urayibuka? Yenda yibuka ari mubazi kirasi kiryabarezi shairayo nabwo ibyo hari ibyo uvuga rega nkemera. None se buriya ntago polisi yahemukiye abantu bose yandikiye, uremera ko hari na moto zagiye zifatwa zigatezwa cyamunara biturutse kuri ayo madene ya ntuza? Ibyo ndabyemera. None ubwo ntago yahemukiye umuturage? Icyo ni kimwe. Kabiri, niba barashyize imbaraga mu kubwira uriya motari ngo gura mubazi ni itegeko, kubera iki batashyize imbaraga mu kuvuga ati iyi mubazi rero noneho tugiye kuyizana ari atari telefone, ni device ishobora guhurizwamo ID ya nyiri moto, plaque, noneho tuyiguhe ukabwira umuturage ati kwishyura cash kirazira, bakadukorera amakarita ya tapandigo. Uribuka tapandigo zizana muri Kigali twaravuga ngo ntago bizakunda, twari twimenyereye guhishira ngo amafaranga cash. Abantu bagenda nashira umuteto bose nibatunze amakadi badukorere amakadi. Iyo device ibifite ntuza urukubaye igitekerezo. Ndi gutanga igitekerezo aba engineer software engineer banabyumva ubu ngubu bagakora iyo project bakazayironchinga. Nge narababwiye nge nigiye kubaho, nigiye kumenya ntago nigiye kubaho, nigiye kumenya ntago nigiye kubaho, kumenya byamaye kubaho. Ntago watekereza ibyo utarigiye kubaho. Oya nigiye kumenya we mwana we. Ruvuga ngo aba engineer bo ibintu ndi kuva babyumva. Iyo device bayikora like urabona izi Safari basi izi kandi bari bazanye za Safari ngo Centrica. Centrica ushobora kuyitacinga gutya cyangwa ukayinjiza. Nibareke kwigora banzureme. Niba kandi za bank nibakore device bayuha umumotari banzu nyumva icyo igitekerezo ndi gutanga iyo karita ku buryo umumotari azajya ngenzajya amafite karita. Niba ngiye kwishyura umumotari nkayirambikaho gutya ku mafaranga twumvikanye agahita ko aza nkuko twishyura dukoresheje kadi muri za hoteli nkahita ukumva nkahita ko nshyiramo umubare w'ibanga kuri ya device amafaranga akava ku ikarita yanjye. Banzu nyumve rero ibyo ngibyo polisi zabimanaginga gute? Kuhora yaka abaturage moto ikajya kuziteza cyamura iri guteza ubukene mu baturage. Aho baturage iri guteza ubukene bari ku muzigo kuri leta. Uri kubyumva? Bakagombye gufata iki ngiki bagakora iyo device ku buryo kukoreka nk'urugero. Niba ngewe nandi bagahita kubona tworohereza. Niba nakoze ikosa ry'10,000 mu muhanda kandi ukaba uri kubona nkoreye 10,000 cyangwa munsi 10,000 nuyatwara yose mwana ararya ibiraya bikuye he? Ndanywe sanse gute kugira ngo ejo nzagaruke mu kazi? Ugomba guhita kubaruka uvuga ati uyu muntu bamwishyuye 15,000. Yego 5 ni bya essence kandi twamwandikiye 10 tugiye kwishyura 5 hasigaraho 5 kubera iki? System irabimanaginga kuko nabo binjira muri iyo system mu Rwanda. Nuvuga ngo ubakikwandikira polisi itakiboneka itakwinjira muri moto mureba amafaranga ifiteho kuri konti. Mureba amafaranga ifite kuri konti mukureho twiyishyure. Uri kumva? Ariko gufata moto ufashe moto reka nkubwire. Ufashe moto uyiteje cyamunara. None reka ngubaze ikibazo kimwe.
urashaka no kubambura uburenganzira ku mafaranga yabo. Ntago ari ukubambura uburenganzira ngo azafite uburenganzira kuri iyo konti yo kuba yabikuza amafaranga. Kuko namubazi barabikuzaga. Eka system ndi kumva technology. Oya nayumvisha technology yani system rega ngiye nize system ndabizi. Ngende kukubwira uwo muntu azafite access kuri iyo device kuri ashobora gukora amafaranga kuri device akajya guhayibira iby'abana. Niyo mpamvu navuze ngo polisi nimugatwara amafaranga yose igihe yakoreye 10 kandi mwamwandikiye 10. Naga bayatwara kandi ari uyabahereza. Noneho rero nicyo ndi gukubwira. Wenda kugira ngo tunasoze. Yego. Ngiwe ikintu nshaka kukwerekaho urabona ko turi kuvuga ku bintu byo kuba umujyi wa Kigali ukoresha amafaranga nabi. Tuzanira muri iki kintu cya polisi. Aka kantu karanijya kubona polisi ishobora kuzigafata moto nshya igihombo cya mbere urayibrotse kandi nta modoka nari nabona bateza cyamunara gutyo. Imodoka zitezwa cyamunara nizafashwe zitwaye fraude, zitwaye ibiyobyabwenge kandi nazo ziba ziri kugenda no muhanda zirimo amadene zirimo amadene. Reka nk'urugero umumotari bafatiye moto bakayiteza cyamunara arafite idene ry'ibihumbi 100 bakayigurisha 800 bajya kumushaka bakamuha ibyo 700. Ubwo se nibyo abaratse bajya kumushaka bakamuha ibyo 700. Ntago bagutereza cyamunara ufite idene ry'ibihumbi. Umva none jya gushaka amakuru. Daje njya bashobora gusanga ufite mu idene ry'ibihumbi 50 bagati ko bayipakira. Ibyo 50 kandi wari bubishakire kuri iyo moto ukabura ahantu bikura. Wabura reka manze nkubwire ibyo byo kwanga kuwa ubusiyo kwigurishirizayo ariko kubera icyo umutegeka kugurisha wakoze iyo software ukamenya uburyo uzajya wishyura umuntu akajya mu kazi. Reka nkwereke buretse ngwaze ubuje kugurisha dufate ko iyi hotel twishaye wari yawe uje kuyikugurisha banki guhagaze hejuru iri kukubwira ati gurisha umpa yanjye. Uri kumva no kuba uri kuyicuruza ukishyura banki nihe wakunguka. No kuyicuruza ukishyura banki kubera ko umuntu ngenje kwigereka nkabona banki guhagaze hejuru niba rifite agaciro ka miliyari bitongo kubita miliyoni 100. Reka nshimire ikiganiro kiza tugiranye tuzafata undi mwanya noneho tuze mu nkubiri nanjye nicaye tugundagurane kuri iki kintu. Hari byinshi nemera akaba nibyo ntera. Icyambere mbere yuko dusoza ibi bintu byo gukomeza gushyiraho tolerance ku mujyi wa Kigali uri gusesagura amafaranga ahubwo uri kubangamira abaturage. Ninde uri kuwutorera? Tolerance 0 ntibanyuzemo mu kubuza bakubora. Dufite imiti muri iki gihugu nta muntu kamara. Ariko inshuti yanjye ne bayikubore. Big Sam na wajyane na team. Iyo umutwe urwaye n'igihimba kirarwara. Uri kubyumva? Niko ibintu biba bimeze. Jambo ko rikomeye. Big Sam ni umutwe w'umujyi wa Kigali. Niba rero biri gupfa munda n'umutwe ntago ugize ute ntago ugize. So naho ngano nasoreza nkavuga ngo ibi bintu bikwiye gucika kujya muri paka. Naravuze ngo nongere ntanga igitekerezo paka nibayigire nk'urukiko gacaca rwahozeho kuva kera igihabwa ububasha bwo kuvuga ngo twebwe dukurikije uburyo uyu mukozi ari incompeta yaje hano tumugira inama n'umugenzuzi w'imari yamugiriye inama none arongera asubiyemo cya turamufeye yarinze bahita ko bamwirukanira muri paka cyangwa paka bayikureho kuko nta kintu yabiri kudukorera n'ubundi niba ariyo kugaragaza ibibazo ariko bidashobora gushakirwa igisubizo. Iyo komisiyo bayikureho kuko iratuzwaza muzunga. Ndagusezereye amamiliyari abari kugenda ni menshi cyane. Pake nimba ifite ubushobozi bwo kubaza bayihe n'ubushobozi nk'urw'urukiko gacaca igitaka yirukana umukozi aho bayihe ubushobozi bwo gufata ikanakemura icyo kibazo kukibaza ngo ibyumve gusa nafata ibihano. Yego kumva ikibazo cy'umuntu ntacyo gikoze nta kintu bitumariye tw'abaturage. Izi mbabazi bahora bahereza aba bantu nta kintu zitumariye. Pake ni inzira iyo gutuma ibi bibazo ibintu bya mutubabarire ngo imbabazi turazibahaye turabirambiwe. Oya pake niyo nzira kuko nimba bajya kubishyikiriza pake ibi ntabwo wajya kubimurikira. Ntabwo ari inzira paka akazi kayo n'inshingano zake iragakora ahubwo inteko nshinga amategeko izicare yongere ububasha pake ivuge ngo pake mu gihe ibonye yuko hari umuntu ukomeje gukora igaruka cyaha isubira cyaha mu kugira mu kwangiza umutungo wa leta igihe itakimufatira icyemezo imufeyaringi imwirukane. Ubwo rero nuko bimeze. Reka dusoze ngira uti ngushimire wakoze cyane kwitabira ubutumirwe bwacu kumarirwa ndetse no kuba nanjye mwemeye kunyakira kuri Krame Nanone TV. Yego. Nshimira abantu bose bakanze subscribe, abantu bakoze like, share ndetse na comment n'abagiye kubikora ubu
tubashimire papi ibiganiro nakagaruka kuri Karame Nanone TV ndetse no ku Imparirwa TV bamwanyi bangiye bo kuri Karame Nanone ni mumanuke mujye no kuri Imparirwa TV mukore subscribe mubakandire na like na share